abantu bakunda kumanipulatinga abantu, bakunda gushaka yuko abantu babasingiza abantu, ibintu byose byitirirwa bo. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo muntu ku isoko ry'umurimo umenye ko uwo muntu afite ubwo burwayi bwo kuba ari a narcissist. Uwo muntu ugomba kumwirinda ukanamwitondera, ahubwo ukamenya uburyo umwitwaraho. Muraho, murakaza neza kandi kuri YouTube channel yacu ya Kira Ministries. Nkuko mubizi, intego yacu ni imwe, no kugira ngo tuganire ibintu bituma tugira imbaraga, tumenya uburyo twitwara muri ubu buzima, kugira ngo tubeho ubuzima twishimye. Uyu munsi rero dukurikije ikiganiro twakoze ubushize, turimo turavuga kuri ibiranga a narcissist. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ibintu biranga a narcissist at workplace, cyangwa se ibintu biranga narcissist. Iri jambo ryangoye, nihagira umuntu wenda urizi mu Kinyarwanda yazamfasha, ariko nituvuga ibimenyetso muragenda mumenya uwo muntu witwa narcissist, cyangwa se umuntu ufite behaviors cyangwa se characters cyangwa se comportement z'umuntu narcissiste, cyangwa se ufite iyo myitwarire yo kuba ari narcissist. Muragenda muvuga ati uriya muntu he or she is a narcissist. Uyu munsi rero cyo tugiye kuvuga characters of a narcissist at workplace. Mbese ni ibiki biranga uwo muntu ufite ubwo burwayi, iyo myitwarire y'umu narcissist, niba nabivuga gutyo mu Kinyarwanda, ahantu mu kazi. Nkuko mubizi, abantu benshi cyane turakora, ushobora gukora muri ofisi isanzwe cyangwa se wikorera ku giti cyawe, ariko ndagira ngo nkubwire characters zo kumenya uriya muntu imyitwarire yiwe w'umu narcissist ahantu ku murimo, ahantu mu kazi. Ni akahe kamaro ko kugira ngo umenye uwo muntu? Buriya intambara iyo ari yo yose umuntu arwana, ugomba kumenya urarwana n'iki, aho hantu hateye hate, aho hantu ni ikihe kibazo gihari, kugira ngo umenye intwaro uzakoresha muri urwo rugamba. Mwarabibonye ejo bundi mu itorero ry'indangamirwa, abana barimo barakora imyitozo y'ubutore, barangije hari scenario imwe cyangwa se igikorwa bakoze kijyanye no kurwana n'umwanzi. Bafashe ishusho bayishyira hasi, barangije umwe afite inkoni akazajya yerekana aho umwanzi ari, akavuga ati uyu mwanzi ari ahangaha, uyu mwanzi ari ahangaha, afite ibikoresho ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ni abantu 250, bafite indege, bafite ibikoresho runaka, kugira ngo bigende biti. Nukuvuga ngo bagomba, kugira ngo utsinde urugamba, ugomba kubanza kumenya uwo muntu mugiye kurwana nawe ateye ate, uwo muntu mugiye guhura ateye ate. Ibyo ngibyo biraza kugufasha kugira ngo umenye ni gute uri buze kwitegura mu rugamba. Ahandi ho ushobora kugenda, niba ari ku rugamba ukajyana pistoli, ariko wenda undi afite AK47, ubwo urumva ntabwo ushobora kuzatsinda urugamba. Ariko mumbore, ntabwo ndi umusirikare, ndimo ndavuga it's just a general knowledge yo kumenya ibintu ibi n'ibindi, urumva. Rero ntabwo ushobora gutsinda urugamba utazi umuntu murimo murarwana uwo ari we. Niyo mpamvu niba turimo turavuga ngo kumenya characteristics za narcissist at workplace, cyangwa se ku murimo cyangwa se aho mukorera, ntabwo ari ukugira ngo tumumenye gusa kugira ngo duseke twishime. Ntabwo ari icyo ngicyo, ahubwo ni ukugira ngo numara kumenya ibimuranga, turaza noneho kugwa izindi tips mu bindi biganiro byacu ziri buze kugufasha either wowe ufite icyo kibazo kugira ngo ukire, cyangwa se wowe ubana n'uwo muntu kugira ngo umenye uburyo umwitwaraho. Kubera yuko mu gihe utabashije kumenya uburyo umwitwaraho, ntabwo biri buze kukorohera kugira ngo ubane n'uwo muntu. Nawe kandi niba ufite icyo kibazo, niba utaramenya ko icyo kibazo ugifite, ntabwo biri buze gukunda yuko icyo kibazo uri buze kugikira nurangiza uhinduke umuntu muzima. So mu kazi rero, ibintu biranga a narcissist, ikintu cya mbere kiranga mu kazi umuntu w'umu narcissist, icya mbere nuko we abashaka yuko icyubahiro ibyakozwe byose byitirirwa we. Nukuvuga ngo
nubwo byaba ari teamwork, nubwo byaba ari ibintu byakozwe n'abantu benshi, waba yumva yuko ari we uza kubyitirirwa. Murakoze, mufite assignment, ni nawe uri officer, watangije projet, urabikoze rwose umeze nkaho birangije. Wenda bihaye your manager, nawe akozeho gatoya, akoze edit, arangije abyohereje kwa director wawe. Tuvuge niba director wawe ari we narcissist, cyangwa se yego, ari narcissist. Icyo ari buze gukora niki? Ari buze guhita agenda ajye kwa CEO cyangwa se kwa managing director wanyu, amubwira ati kariya kazi ntabwo kari koroshye, nabiraye amajoro, nta muntu n'umwe vraiment, buriya n'iriya timu hari ukuntu bamvuna, ariko biriya bintu byaranduhije cyane. Ariko mu by'ukuri nta kintu yakoze. It's an effort. Okay, yakoze, ariko it's an effort ya team. Sibyo? Ni akazi kakozwe na entire team. Ni ukuvuga ngo mu gihe agiye guhura na CEO, yakagombye kugenda avuga ngo team yanjye ikora neza, twakoze kuri iyi document, twakoze kuri iyi proposal, noneho dore ngibi ibintu byabonetse. Rero vraiment team yanjye, kudos to them. Noneho CEO wanyu, umuyobozi mukuru, ari buze kugushima kuko you are a good leader. Araza kumushima kuko ni umuyobozi mwiza, yatumye ekipe yiwe igira ubushobozi, noneho irangije bakora document nziza. Ariko uriya narcissist, kuko ashaka yuko icyubahiro cyose kibike, araza kuvuga yuko ari we yabikoze, yarushye cyane, yababaye, yaraye amajoro, kugira ngo bavuga ati kubera ko afite ikintu cya kabiri akunda gushimwa buri gihe. Ni ukuvuga ngo iki ni ikintu cya kabiri kimuranga, buri gihe iyo utamushimye isoko ntirirema. Rero kuko akunda gushimwa, ari buze gutuma bya bindi bimwe mwakoze ari we biza kwitirirwa wenyine. Rero urumva uwo ni ibintu rwose biranga a narcissist at a workplace. Noneho ikindi kintu gikomeye kiranga uriya muntu nuko iyo noneho hagize nk'ikintu yakoze ariko kidakwiriye, icyo gihe wa muntu ntabwo akunda yuko aba criticized, ntabwo akunda yuko mumubwira amakosa ye, mumubwira weaknesses ziwe, arazanga cyane. Ntabwo akunda umuntu amubwira ngo mwakosoranga. Iyo bimubwiye afite n'ubushobozi bwo kukwirukana, yanakwirukana. Kubera iki? Kubera yuko uwo muntu ntabwo akunda umuntu umubwira amakosa yakoze. Ikindi gikomeye cyane kiranga uriya muntu nuko buri gihe ntabwo agira impuhwe z'umuntu wakoze amakosa. Tuvuge nk'ubu ngubu umuntu yakoze ikosa, we icyo yifuza ni uguhita, niba umutwe wari urimo urajya mu mwobo, arahita ashaka kugira ngo noneho agutemo burundu. Nuko nguko bateye. Ahita ashaka kugira ngo akujugunyemo burundu. Nta mutima w'impuhwe bagira muri bo, kuko buri gihe aba yumva yuko ni njye nyine, ni njyewe, ni njye nkeneye kugaragara, ni njye nkeneye gushimwa, ni njye mukozi nyine, nta wundi muntu uri muri kino kigo, ni njye. Rero niba usanga uyifite, niba ubona uwo mukozi ayifite, umenye yuko uwo muntu afite ikibazo. She is a narcissist. Rero uwo muntu agomba guhinduka. Ikindi kintu gikomeye kiranga uriya muntu, ari nayo character mbi cyane, agerageza gushyira abakozi bakorana cyangwa se akoresha muri côté de faiblesse, mu kuba abanyantege nke, kubereka yuko bo ibyo bakoze byose ari ubusa. Ni ukuvuga ngo wakoze ibintu, wakoze report yawe, wakoze ibintu runaka, agahita ashaka kugira ngo abicishemo umurongo. None iyo amaze kubicishamo umurongo, aba ashaka kugira ngo agaruke, none akwereke uko ibyo bintu bikorwa. Nubwo yakwereka the same way nk'uko wabikoze, ariko agaruka kwereka muri bwa buryo kugira ngo akugireho icyo nakwita nka influence, cyangwa akugireho ububasha. Icyo gihe iyo amaze kukugiraho ububasha ko wakoze amakosa, icyo gihe ahita atangira kukumanipulatinga. Nubwo ngo ni wa muntu ushobora kuza agahita akubwira ati ariko amakosa umaze iminsi ukora tuzanakwirukana, nitumara kukwirukana kandi nta nimerekeza tuzaguha. Iyo umuntu amaze kukubwira ayo magambo, uhita ucika intege, ugahita utekereza niba ufite abana bawe baziga bate, bazabaho bate, ndapfuye mana yanjye bigenze bite, agahinda kakakwica. Iyo kamaze kukwica, already wa muntu yahise kugiraho imbaraga, yahise kugiraho power. Iyo amaze kugiraho power rero, icyo akubwiye cyose akakubwira ati irukanka hariya, urahita ugenda. Kora kiriya, urahita ugikora. Kubera yamaze kukumanipulatinga, gutera ubwoba,
yuko azakwirukana. Rero icyo gihe niba yakubwiye ngo azakwirukana, urumva nta kintu na kimwe uri buze kuba ugikora, kubera yuko leta wumva baranyirukana ejo mu gitondo. Ikindi kintu gikomeye, ugakora ariko tuvuge waba uri muri probation, akakubwira ati urazi n'ibindi, probation yawe ubwo ni igeragezwa, amezi 6 narangira ntabwo uzongera kubona kandi kazi. Ntabwo tuzaguha contract yuzuye. Ariko abikubwiriye iki? Ntabwo ayobeye yuko ukora neza, ariko icyo ashaka kugira ngo akore, arashaka kugira ngo atware ibitekerezo byawe, noneho wowe nuzajya umubona uvuga ati ni wowe boss, amakuru ni boss. Kubera iki? Arashaka kugira ngo akumanipulating. Rero abo bantu bakunda kumanipulating abantu, bakunda gushaka yuko abantu babasingiza, abantu ibintu byose byitirirwa bo, ndagira ngo nkubwire ngo uwo muntu ku isoko ry'umurimo umenye ko uwo muntu afite ubwo burwayi bwo kuba ari a narcissist. Uwo muntu ugomba kumwirinda, ukanamwitondera, ahubwo ukamenya uburyo umwitwaraho. Rero muri video yacu y'ubutaha tuzaganira, turebe n'ibindi bintu bigenda bibaranga, ariko kugira ngo tumenye uburyo abo bantu dushobora kubafasha gukira, ariko at the same time tunabafashe kugira ngo abo bantu tube twabana nabo. Kubera yuko iyo utamenya behaviors z'umuntu, iyo utamenya character y'umuntu, uraruha muri iyi si. Ugendana agahinda, mu kazi ukagenda ubabaye, mu rugo ukagenda ubabaye, ahantu hose ukagenda ufite umujinya, ariko utazi ahantu uturuka. Naho nabo bantu mubana nabo bafite izo characters. Rero kuri iyi channel yacu dufite ya Kira Ministries, twiteguye kugira ngo tugendane nabo bantu bose, twigishanye, dusangizanye ibitekerezo, ndetse Imana nidushoboza tuzashaka n'abandi bantu dushobora kuba twakorana ibiganiro nk'ibi ngibi, noneho kugira ngo batwungure ubumenyi, batwungure ubushobozi bwabo, kugira ngo turusheho kumenya byinshi, ndetse turusheho kugira amahoro mu mutima, tube ubuzima twishimye. Mwakoze cyane kurikira ikiganiro, mu liking YouTube yacu, mukore subscribe kugira ngo tubone abantu benshi cyane, kandi tubone abantu benshi cyane nibwo aya makuru tuba dutanga, aya masomo tuba dutanga azagera kuri benshi. Murakoze cyane.